Yo Victor mu gahinda gakabije rwose arimo aratekereza icyo uyu mukobwa Pamela yaba yaramukoreye kugira ngo amuce inyuma bigeze bene aka kageni. Mwabyibone neza ukuntu aje kumureba agasanga arimo kwiryamanira n'undi musore, kandi murabizi neza ko bakundana, ariko Victor byamurenze ategerereza aho ngaho yumiwe. Murabyiboneye ukuntu Pamela yahise asohoka maze Victor akamufata yenda no kuba yamukubita ku rukuta, arimo kuvuga ati Pamela ni iki nagukoreye, ni iki wamburanye, niyo bisaba kwitanga nkatanga ubuzima bwanjye mba narabutanze ku bwawe, ariko ntunkorere ibi bintu ngo mpemukire bigeze ahangaha. Ese Victor azakomeza kuba muri aka gahinda gakabije gutya kugeza ryari? Ariko Victor inama namugira rwose nuko yareka Pamela akamureka agashaka umukobwa ufite gahunda, umukobwa ufite urukundo, atari nk'uyu nguyu w'umusinzi uryamana n'abandi. Murabyibuka ukuntu cyagiye yari yasinze arimo kubwira Victor ati ndagushaka, nshaka ko turyamana, ariko Victor murabizi neza ko ari umusore ukunda Imana, utishora muri ibyo byaha, yaramwangiye. Nibyo rero byatumye ahita ajya kureba undi musore bararyamana, ariko Victor se ari buze kuba yareka Pamela maze abe yakwishakira undi mukobwa ufite umuco umeze nkawe, maze areke uyu murara abe yajya kwishakira undi. Ese ibi bintu biri buze kuba byagenda bite ko tubona ko Victor agahinda kamwishe kamugeze kure, ibibazo byamubanye byinshi, ari kwibaza ukuntu ari buze kuba yabigenza, byamuyobeye. Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba filime yacu bita Wayimi, kubera ikinge ni urubuga rw'abakunzi b'iyi filime bita Wayimi. Reka mbasabe kugira ngo mubane natwe mukomeza gukanda subscribe, weho utari wayikanda ugeze kuri channel bwa mbere ndagusaba kugira ngo unkandire ku ibuto ya subscribe, ufungure n'inzogera maze dukomeze kugenda twiganirira kuri filime yacu, ndetse tunakomeza kubana muri biganiro tuganira ku bintu bimwe na bimwe byagiye biba muri filime yacu, turushaho kugenda dusobanukirwa ibintu bimwe na bimwe. Niyo mpamvu basaba kugira ngo mudusangize ibitekerezo byanyu, mutubwire uko ibintu muri kubibona ndetse n'ukuntu mutekereza biri buze kuba byagenda. Ese Victor ari buze kuba yareka Pamela maze yishakire undi mu girlfriend umeze neza, ufite umuco, utanywa inzoga, utajya gusambana, utamuca inyuma, maze abe yareka iki kirara maze yishakire umukobwa umeze neza, umeze nkawe w'umukristo nkawe? Ese ibi bintu biri buze kuba byamushobokera ko tubonye ko agahinda kamwishe, afite agahinda kenshi, yenda no kuba yakubita Pamela, umujinya wamwishe yabuze ukuntu yabigenza, mbese yenda no kuba yamuterura ngo amuture hasi. Murabona byiboneye neza ko agahinda kamwishe cyane, kamurembeje. Mwarabyiboneye n'icyo gihe Victor yaragonze Fanny, icyo gihe yahise amuha amafaranga, ariko uyu Pamela yarabyanze, aravuga ati urukuye muhera iki, maze ariko Victor yarakomeje arahata, maze ahita ahirika Pamela amafaranga ya Fanny. Ibyo ngibyo abonye ko uwo mugore adashaka ko amuha ayo mafaranga, ahita ayafata yamujugunya mu ntoki, ayamujugunya imbere, maze aramwihorera arigendera. Ese ubu bugome Fanny afite bwo kumva ko Victor atari yakagombye gufasha uriya mubyeyi, muratekereza buturuka? Ndabashimwe mwakomeje kubana natwe. Ciao ciao.